sinibaza nimba wenda umuntu aho kugira ngo yibe cyangwa ikora ikindi kintu runaka ashobora kuvuga ngo mfite impano iyi niyirekanye ikoreshe why not kubera iki se abamodo bagenda bakajya ku modelinga bambaye biramyenda noneho bo nta nubwo bari no ku mazi kubera siki je ntago byanshwanishije n'ababyeyi banjye kubabara ko ababyeyi bibaho nk'uko umuntu ashobora kugira ikintu kikamubabaza ariko ntabwo ari ikintu navuga ngo cyantandukanyije n'umuryango wanjye kuko ubu ngubu still umuryango wanjye urahari mbanye nawo neza ndetse cyane twari twambaye ni swimming costume ntabwo rero wajya kuri piscine wambaye jazz cyangwa se ngo ujye kuri piscine wambaye ikoboyi uba ugomba kugira nyine swimming costume so rero twahiswemo nk'abagombaga kuyigaragaramo tuyigaragaramo kandi nuko wenda abantu babifashe nk'aho ari nka video y'urukozasoni bitewe nuko wenda babibona wenda kubagendeye ku myambarire ariko se ari ibyo ngibyo allysoudi ni umunyamakuru usanzwe ndanafanaga badawe ariko afite umwana twitirana izina rimwe ni umugabo urwana ishyaka buri muntu wese ku buryo ashobora kumufasha kuva kuri A akagirinda nyine wenda agera kuri Z umugabo uri hambo cyane ijambo yambwiye se buriya yambwiye ko anyishimiye kandi akunda abantu bamukunda ego ikindi yes twonye tubasuhuze kandi tubahe ikaze mu biganiro bitandukanye bya buri munsi tubategura no kuri Iris TV twizera ko mukomeje kugubwa neza tubahe ikaze rero abantu bari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse n'abari muri za diaspora zitandukanye ese muraho mumeze neza murakomeye imirimo iragenda hari abantu bafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima nuko twese niko tumera muri iyi si nago isakaye niko tujya dukunda kubivuga ni nk'imisozi n'ibibaya biramanuka bizamuka ejo bundi miriye yarwaye miriye warurwaye none warakize umeze neza umeze neza yes duhaye ikaze rero uno mutumire rwacu uyu munsi tugiye kuganira kuri byinshi bitandukanye uko ngenda mbivuga buri muntu wese muri buno buzima aba afite page ngo ni nk'urupapuro rwanditseho amateka y'ubuzima bwe ibyanyuramo bishobora kubera isomo abandi turakwakire kuri Iris TV murakoze cyane umeze neza ego urasa neza rwose murakoze cyane tugiye kuganira kuri byinshi bitandukanye wenda reka mbanze uko ndi bukuvuge bitandukanye nuko we wakwivuga kuko nshobora kutakuvuga uko wenda biri right ariko icyo nzi cyo uri umwe mu bakinnyi ba filime bakizamuka uri umwe mu ba video vixen sinzi niba ariko babyita babitangiye kera ndetse babinabikoze kera navuga ko bafite experience nini y'umuziki yo gutangira gukura mu Rwanda wenda turazkugira tubinyuranyuramo ikindi uri umwe mu bakobwa bakurikiranira bya hafi entertainment yo mu Rwanda nigize no kubana wahuye na allysoudi ahantu ntago ndibugarukeho byo gusa nako nkanyuzemo ntago ndibabwira hariho ntago ndibivugeho umwe allysoudi eka tugahereho allysoudi ni muntu ki kuri wowe allysoudi ni umunyamakuru usanzwe ndanafanaga badawe ariko afite umwana twitirana izina rimwe so no umuntu mfana muri make umuntu ukunda ego ibintu nka bitatu mukundira allysoudi no umugabo urwana ishyaka buri muntu wese ku buryo ashobora kumufasha kuva kuri A akagirinda nyine wenda agera kuri Z azamura abantu ikindi ni umugabo uri hambo cyane kubimenyerewe abenshi bazi ko wenda kuba umusitari hari iyindi degree cyangwa se ipeti uba wambaye ariko we mu buzima busanzwe abana normal nyine aba mu buzima nyine busanzwe nk'ubw'abandi ku buryo nta muntu wamwishisha nyine nta muntu mbese wamwaproachinga ngo pushinge out ikindi ni umunyamakuru mwiza cyane
By the way nanjye reka mbihereho mbivuga allysoudi ni imwe mu banyamakuru nakuze numva cyane cyane mu bisata by'imyidagaduro nkumva ni umuntu utanga inspiration ku bandi ba journaliste babikunde ibyo bisata kuko yakoraga akazi ke nk'umwuga even now yitangiye umwuga kugeza na n'ubu aracyemera akajya kuri Instagram agakora akazi so big respect kuri allysoudi. Umunsi bwa mbere muhura hari ahantu mwahuye nari buvuge ni irihe jambo yakubwiye kuki ari we yahisemo kugira ngo mukorane akantu mwakoranye ko kaka video gatoya? Ijambo yambwiye se buriya yambwiye ko anyishimiye kandi akunda abantu bamukunda. Ego ikindi ntabwo ari ibintu umuntu ahitamo kuko n'ahantu twahuriye n'abandi bantu bari bahari. Ego. Okay. By the way afite show muri August amatariki arya nayo ni ryari turaza muri no minsi imbere ahubwo allysoudi aze kutwandikira abantu tubwire tubipromoting ariko afite show muri August abantu bazamushyigikira bajye bareba kuri Instagram page ye bajya kunda kubishyiraho izaba rero ubwo ibizakurikira tuzagira tubivuga gusa allysoudi ni urugero rwiza. By the way twinjire mu kiganiro n'uyu mwari wacu amazina reka tuariyo duheraho kuko twese nahise nk'uderanjamo gato. Amazina ninde? Amazina yanjye niswe n'ababyeyi ni Uwizera Clarisse ariko abenshi banze kuri Queen. Yego. Kuki bakwise Queen? Ntabwo mbizi nanjye buriya babonaga wenda mbikwiriye mu ndebe ndabikwiriye mumbwire cyangwa ni umuntu mwakundanaga yise kiga kwita Queen nyambona bibaho ku t-shirt? Oya ntabwo ariko bimeze. Wakwise Queen bari mu myaka ingahe yawe n'izina bakwise ryari? Ni izina banyise kera niga nko mu wa kane secondaire. Ego. Okay. Nuko bimeze hanyuma Queen ngewe mumwe mu bintu byatumye nifuza ko tuganira ngewe nyangira amatsiko kera music cyangwa se abanyamuziki bo mu Rwanda bagitangira gukora cyane cyane ama video nagiye nkubona ngiye nakundaga gukurikirana cyane umuziki cyane cyane abartiste babaga bagezweho nagikunze kujya nkubona rero muri iyi minsi igihe duhuye nifuje kumenya Queen najyaga mbona mu video impamvu nifuje nyine nabaye impressed yo kuko nakuganiriza nyine ni ariko ntago ari ibyo gusa Emile yari manyereka cyo gitaramo cya allysoudi tariki 5 yego kan Kigali. Oh wow kan Kigali ku tariki 5 August amatike ndumva arabaye 40-20. Okay reka tugaruke inyuma rero ugitangira kwinjira muri kuba video vixen watangiriye ku yendirimbo kuko urugendo rw'ubuzima bwawe ni rurerure turajya tubivanga na kariya abantu bashobora kwita bisanga muri benshi ariko ufite nandi mateka y'ubuzima bwawe yihariye ushobora kudusangiza nuza kubishaka ariko reka duhere kuri kariya bwa mbere ujya muri video hari muwe mwaka yari video yande? Yari video yitwa Too Much Urban Boyz na J-Polly. Niba nibuka neza byari nko mu ntangiriro za 2017 cyangwa se mu mpera za 2016 nabyibuka neza. Wagaragaga nk'umwana kijya ntago ari under age? Oya. Nujuje imyaka kuko mu busanzwe nta muntu ushobora kugera kwiga ngo ageze senior 6 utarize neza ubugomba ko wenda warangije imyaka cyangwa se uri munsi yayo ariko ngewe nari nujuje imyaka y'ubukure ariyo myaka 18. Okay reka rero abantu bumve nyine impamvu yatumye nifuza kukuganiriza noneho direct muri rya video nkuko bivuze ati Too Much ni video abantu benshi bakunze ariko izari nka video yaje ifite umwihariko ngira ngo abantu babizi bakurikiranye umuziki muri gihe gihe niyo video babonye abana b'abanyarwandakazi basa nka bambaye imyenda y'imbere kambivuga gutyo imyenda y'imbere bona nyine ari ibintu bisa nka biri modern cyane dusanzwe tumenyereye
mu by'ukuri ira video ijya gutegurwa ujya guhitamo kugira ngo uyikoremo bajya kubahitiramo costume designer kugira ngo mwambare kuriya mwabyakiriye gute byagenze bite mu by'ukuri kugira ngo mwisange muri video imeze kuriya kwisanga buriya imbere na mbere director abanza kureba nyine video ukuntu izakorwa akabitegura kandi nzi neza ko wenda imyenda twari twambaye ni swimming costume ntabwo rero wajya kuri piscine wambaye jazz cyangwa se ngo ujye kuri piscine wambaye ikoboyi uba ugomba kugira nyine swimming costume so rero twahiswemo nk'abagombaga kuyigaragaramo tuyigaragaramo kandi nuko wenda abantu babifashe nk'aho ari nka video y'urukozasoni bitewe nuko wenda babibona wenda kubagendeye ku myambarire ariko se ari ibyo ngibyo hari n'abahanzi benshi cyane bakora indirimbo bambaye kuriya kubera iki se tuziyumva kubera iki tuzikina ku mateleviziyo yacu why kubera iki tudasapotinga ahubwo abahanzi kuko nzi neza ko hariya nta kintu cyashishikarizaga abantu ubusambanyi cyari kirimo hariya okay wowe rero kugira ngo uyisangemo niba wenda ubyibuka neza byagenze bitwa uyisangemo icyo gihe umunsi bakubwiraga ko ugomba kwambara imyenda y'imbere wabyakiriye gute ingaragara muri video of course na actinganye na Kalfani ari umushiti wanjye kuva kera so rero arabinsaba ndaza ariko ukuntu amashusho yafashwe n'ukuntu ibintu byagiye bisohoka bikajya hanze sinzi yari igombaga kuba video nziza ariko director cyangwa se team yose bagiranye ikibazo ngo n'abahanzi bituma hari bimwe bintu bashiramo hari n'amashusho bagiye bashiramo nk'umuntu w'umudirector wavuga kuri standard nziza ntabwo wafata abantu bari kuganira kuri set kandi bitari muri wanditse ngo sinzi nyine ariko hari utuntu mbese twagiye tuzamo nyuma mutishimiye yego ariko ubundi kuri set wabonaga nta kibazo dushize hamwe ahubwo ikibazo cyaje guturuka kuri campus wagiranye misunderstanding na team y'abahanzi mwakoranye igihe okay nk'ikintu wabonye cyajemo utishimiye usibye kuba wenda haragaragaye abantu muri kuvugana kuri set ari nk'amashusho yabagaragaje wenda yundi abakoze isoni wigize ubona agaragaramo udatari ngombwa nka buriya wenda ntago nagenda ngo njye kuvugira Uncle Austin cyangwa se mvugire Ziada ariko ira scene ya Ziada na Uncle Austin ntabwo yari supposed kuko n'ukuntu yafashwe bakoze imvura Ziada yarasutse amadred rero mu kugira ngo amadred amazi atamujya mu misatsi niko guhita ahunga iyo mvura mugonga iyo mvura ubwo nyine director nawe ubwo yahise akora ibyo yumvaga we yatekereje kuba yakora agira ngo ako kantu bazi kukareba abantu bazi kureba video baraza kukabonamo nayo ndumva nkazo kantu kari so hanyuma biba bimeze bite iyo umuntu ari kuri set ayishutinga video yambaye nyine nubwo ari imyenda yo ku mazi by the way ariko ntago ari ku mazi n'ibintu baba creatings aho ngaho ariko bigaragara nka hari amazi n'iki hari abantu benshi batandukanye biba bimeze bite wowe wiyumva ute abantu babyumve turi kwiganira nk'abantu muri ya myaka y'inyuma kuko ubu ngubu bwo bamaze kubimenyera ni ibintu bisanzwe abantu bamaze no kugenda basirimuka iterambere ryaraje kurusha iriya myaka imbere we byabaga wumvaga bimeze bite nyine kuri wowe uvaga nta kibazo kuko ikintu cya mbere uba uri mu kazi somba numva nta kibazo cyagakwiye kuba ahubwo wenda izindi judgment zituruka mu bantu cyangwa se amakomantere niyo wenda ashobora kuba yaguca nk'intege ariko sinibaza nimba wenda umuntu
aho kugira ngo yibe cyangwa ikora ikindi kintu runaka ashobora kuvuga ngo mfite impano iyi niyi reka nyikoreshe. Why not? Kubera iki se abamodo bagenda bakajya kumodaringa bambaye biriya myenda, noneho bo nta nubwo bari no ku mazi kubera se iki? Dushyigikirane dusapotingane, nicyo kintu cya mbere kugira ngo wenda ibintu bikomeze kumera neza cyane. Yego, kuba tugufite umunsi warakoze akazi ka video vixen mu gihe gitoya, ariko nanone ugakora mu ndirimbo zamenyekanye cyane, kuko izindi ndirimbo nakubonyemo za Boyz yari group ikunzwe cyane, noneho kiyagiye abakobwa baranitinyaga cyane. Bituma nibaza umubyeyi nk'uko yakubonye muri video, cyane ko wenda wataga mu rugo, right? Babonye nka video n'ikintu bakubwiye mu rugo utambeshye. Igitsure cy'ababyeyi ntago cyabura, ntabwo yabura kukubwira nabi cyangwa se, ariko iyo amaze kubisobanukirwa akabona agacana televiziyo, akabona nk'umuhanzi runaka wo mu kindi gihugu arimo arakora, ukabona nyine ni ikintu yumva nyine ageraho nyine nawe akagushyigikira. Of course kubabara, ashobora kubabara akakubwira nabi ariko atari ukubera ko kwanza, ariko at the end amaze kumenyera nta kibazo. Ariko ubwa mbere bigushwanisha n'ababyeyi, reka tubivuge tuhereye kuri experience yawe. Njye ntago byanshwanishije n'ababyeyi banjye. Barabyakira. Kubabara kw'ababyeyi bibaho, nk'uko umuntu ashobora kugira ikintu kikamubabaza, ariko ntabwo ari ikintu navuga ngo cyantandukanyije n'umuryango wanjye, kuko ubu ngubu isa still umuryango wanjye urahari, mbanye nawo neza ndetse cyane. Undi uracyari mu rugo? Of course mba mu rugo Kicukiro mu banyamakuru. Okay, ngiye mbona abakobwa benshi muri iyi minsi bakunda kwibana bakajya mu mageto kugira ngo bagire ubwo kwisanzura mu bikorwa bitandukanye, bumva ko bamaze gutekinga responsibility. Ntekereza ko ku myaka yawe nawe wakabaye warafashe icyo cyerekezo. Wowe ubona biterwa n'iki kuba ugitsimbara kuba waguma mu rugo n'ababyeyi na papa na mama, kuki utashaka ubundi buzima bwo hanze nawe ngo ureme ubuzima bwawe nk'abandi? None se ahubwo kubera iki ntarema ubwo buzima ndi kumwe n'ababyeyi banjye? Ko aribo bashobora kumfasha kugira ngo ubwo buzima mbashe kuburema neza, mfite cya gitsure, za nama zabo, kuko nicyo kintu cya mbere. Abibana ntabwo navuga ngo ni ukubatera amabuye cyangwa iki, ariko buri muntu wese agira guhitamo kwe. Yego. Okay, byiza cyane. Ubwo wowe okay, nanjye kuvuga ni ubona ibyiza ni nk'ibihe ku muntu w'umukobwa navuga ko afite imyaka y'ubukure, yaba kuguma mu rugo no kuba yafata ikindi cyerekezo cyo gutangira inshingano? Njye numva bavuga ngo no mu bihugu byateye imbere, Burayi naho bijya bibaho ko ari imyaka abana bageramo bakava mu rugo bakagenda kugira ngo batangire kuba responsible. Wowe ubona ibyiza ari ibihe? Bwa mbere kamere ku byiza byo kuba waba mu rugo, kuko twese twaravutse kandi twisanze mu muryango. So sinibaza rero impamvu wikura muri uwo muryango. Wagakwiye kuba wavuye muri uwo muryango, wenda ugiye gukora umuryango wa ku giti cyawe, ugiye gukora famiye, ufite umugabo, ufite mbese ikintu runaka, cyangwa se birafacilita kandi birinda n'ibintu byinshi cyane. Kuko umuntu ashobora kumva kuba mu rugo hari respect aguha itandukanye n'iyundi muntu uba muri ghetto. Akenshi cyane ashobora kugufata nyine akavuga okay, wenda nibwo wakora iki ngiki, ariko at least uracyarerwa mu muryango, isa n'isa wagucyaha ugahinduka. Ariko nk'abakobwa baba muri ghetto, wenda ntago twajya kubivuga gutyo, kuko bose baba bafite impamvu yabo. Ushobora wenda nko kujya kwibana kubera wenda impamvu z'akazi, cyangwa se family issues, cyangwa se kuko wabonye ubushobozi ukaburi capable yo kuba wakitunga. Nabwo bifite umuryango ureba bwatindi tayari yo kwitunga. Yego, nabwo uwo muryango ariko ubu wugiyemo, ariko uzawugaruka muzajya ubasura. Okay. Nagomeje kugenda mvuga ngo
indirimbo zimwe nakubonyemo za Urban Boyz byaba ari byo cyangwa nakunda abantu basa ariko ntago ari too much gusa ya J Paul na Urban Boyz na Acoustic harimo na Kalifani hari izindi yego iziharya mama ya Urban Boyz n'indi ya active yitwa Go Mama hari n'akandi gaparti gato nagaragayemo mu ndirimbo ya Mico the Best umugati izindi ntago nzibuka neza ariko urazirahari okay hari ibintu byajyaga bivugwa ni rumors ko abahanzi kenshi abana bazanaga mu gukoresha amavideo babafataga n'umwanya wo kuba babakoresha ibikorwa bindi byo ku ruhande ko baba basambanya bagira gute cyangwa se akaba yanakwemera ko abikora kugira ngo ajye muri video kuko byabaga ari success kwinjira muri video y'umuhanzi w'umustar byagutwaga ikihe kiguzi ikintu cya mbere wenda sinzi ibyo bintu bavuga ngo by'ubusambanyi n'iki kuko jewe simbizi kuko ntago byambayeho wenda umuntu byabayeho wenda niwe waza akabivuga ariko nka Urban Boyz wadiringaga na management yabo kuko icyo gihe ndabyibuka njya mu ndirimbo ya Mico ya Urban Boyz mama naganiriye na manager wabo Rishari na Prosper nibo bantu nyine twaganiriye bazana nta ibyo bintu by'ubusambanyi byo nta byabayeho nta nubwo sinzi wenda kubo byabayeho kubaganiriza ubwo byabaga ari kubabwira ati mu makazi byabaga ari kubabwira ati nanjye ndashoboye mu amahirwe wenda kuko nkuko bashobora ni nko gufata umuntu kuba umuntu yagutoranya akobwa ati ngwino ukore muri no ndirimbo gutya na gutya biterwa nyine nuko yabonye nyine potential yawe nimba ushoboye ikintu mwaganiragaho ni ni terms ni ibintu by'amafaranga ni ibintu by'amafaranga kuko ndabyibuka hari like andi ndirimbo ya Igor Mabano yo igiyemo Kina Music na Clement turavugana barananyishyura so ibyo bintu byo kuba basamba nk'abana b'abakobwa nge ntabyo nzi kabisa okay kibugwa n'irimazi nyine n'amagambo y'abantu ariko usanga n'ababikora kuko ntandura ivugira ubusi musozi buri ababikora nabo ribu ntabwo izaborohera cyane ni direct muri no minsi rero kuki utakigaragara mu mavideo kandi nzi ko ari urumwe mu bantu bakaba bafite experience nini ubu mu ndirimbo zisohoka muri minsi z'abastari bakomeye aba Melody n'abandi kuki utagaragara byagenze bite kugira ngo bihagarike ni guhagarika kujya mu ndirimbo ni yindi chapitre y'ubuzima yajemo ituma ibyo bintu mbireka ahubwo ntangira kwifosinga cyane kujya mu bintu bya sinema cyane kuruta uko najya mu by'indirimbo okay mu ndirimbo se wabonaga nta mugato uvamo ubonaga bidacuruza mugato ubamo pe ariko ni ibintu utarambiramo igihe kinini cyane kubera rero ubwo tunabihuza n'ingaruka zimwe na zimwe kugira ngo duhe na experience n'abandi bana bijyemo bajya bimenya kuko ingaruka bibonyemo niziye nyine umuhanzi nagahora akoresha umukobwa umwe bigeraho ukava on the top hakaza abandi ariko wakoresha ku bandi bahanzi bakaza nyine baba bashaka uwo muhanzi nawe uje abashaka undi babandi bari on the top so rero bitandukanye n'ibintu bya sinema no mu myaka n'igihe cyose wanayikina kuzageza igihe wowe uzumvira ushatse kubireka kubera ko ugenda ubuhindura amastori yego ariko y'abahanzi nyamara mbona n'abavideo vixen mu bihugu byateye imbere babona akantu ubu ngubu rero winjiye muri sinema twihuse winjiye muri sinema umaze gukora filime zingahe bwa mbere nigeze gukina muri City Made nakinnyemo ndi umukopine wa Mico the Best
nje gukuramo nikuze nikuze nyirambere nyibamba yakubereye ibamba ni irangira producer namutwaye iyindi ni muri seburikoko z'i Kigali avuye muri Gatoto nyine yaratorotse Esperantia yaguye ahantu nakoreraga yo anarakomba yagusanze ahantu wakoreraga aravuga ati uyu mwana indi movie short film yitwa aba main series ni série nziza mugende kuri YouTube channel searching aba main series uri umumeni wowe abantu ngiye ubundi numisha imifuka y'abantu bose ceri ndabirya bicora birya kabisa ariko ni muri filime tabishyira mu buzima busanzwe ariko ari amastori menshi y'abakobwa bajya biba abagabo bakabatekera imitwe myinshi itandukanye uri umukobwa uri i Kigali urabizi ibyo bintu ni agastori wadutera kamayire mwe mujye mukoresha simvuze ko ari wabikoze ariko impamvu ngiye mbigusabye nuko ndi kubihuza donc na story y'abameni mukina y'ibintu nyine abantu bakora mu buzima busanzwe bwa buri munsi byo kwiba abantu ariko nyine bisa nkaho ari ibintu byateguwe mbwira amwe mu niyo bambwira kamwe cyatubiri abakobwa bakoresha kuri iyi minsi agezweho yo kuba wakwiba umuntu wafata umugabo kabisa ukamukuraho amafaranga nk'ubu ngubu ibyaje iwana biri gutrendinga umugabo ushobora kumukubita frap ati wenyereza amafaranga ngenda aza kukureba agategereza ijoro ryose amanga umunsi iminsi ngaho agashira agitegereje ugahita ukuraho nimero ukanamuburoka ako kanya urumva cyangwa se hari ukuntu usanga ari nka bya bisaza nyine by'ibibosi biba bifite ibiceri akaba wenda nk'umugore afite atabasha kuba yamubyinira hagashya ewana agahita avuga ati ndashaka umwana uza akambyinira hagashya akubyinira mu rugo oya cyangwa kuri video na video wabikora online ubundi yakishima akagutama ibiceri ibyo aba ari ibiceri by'ubuntu buriye by'ubuntu kandi wabibyiniye oya abagutayemo iby'ubuntu nose ugize ngo iyo ubyinana n'umuntu kureba wowe bamaze kumutwara ibitekerezo kuko ntabwo bakibasha gutekereza se n'umuntu ari kumbyinira gute ntari no kumubona umubyinira bisanzwe cyangwa ufite ukundi imyenda imyambarire wambaye biterwa nyine nibwo n'amasezerano uwo muntu mugira biterwa na kontra none se wangoze kwe ntabwo byize bikubaho byibuze rimwe ukaba umuntu yagusaba video uri kumubyinira akaguha agafaranga cyane ko wabaye no mu video vixen byanakorohera kuba wabikora oya pe ariko byaba n'umwuga wantu ese for dancer n'urugero nka for dancer nyamuranga byinira abantu for dancer rega n'umustar nyine nibyo yemeje ariko nakomeza wese nago agerageza ntago nabishobora nese kubyina byakunanira akabakobwa mu Rwanda ntago muzi no gukorera amafaranga habe kubyina gusa abantu yagize uyama nkamubyinira janga murabe mwumva emirese nyambe n'ubyi ese ubyinira cezereza ngayo wese Bruce Melody baramubaje ngacezereza ngayo ese ubwo urumva Bruce Melody niba ceza natwe twaceza bakayaduha abantu ushobora kuba wenda Melody aceza mukandomane asamenya gute yaceza imbere y'abantu ariko ari nibyo nekereza ko barabikora ariko cyane cyane mwebwe bano bakobwa mwagiye muza kuri platforms mukagaragara mu ruhame mwagiye mugira ama approach menshi y'abagabo akaba ari abagabo baha amafaranga araba basaba ibindi bintu bitandukanye kugira ngo nyine abaha amafaranga niki cyakubayeho kidasanzwe umugabo yagukoreye kugira ngo aguhe amafaranga iki yagusabye kidasanzwe
nakubwira ko ari iki nta muntu uragira ikintu asaba kugira ngo nyimukorere niba azabivuge kimukorera guha amafaranga ntawe nta n'uwo wafurabye nk'uko wabivuze oya ariko kera akohereza uduceri oya reka amabwire kera niga muri segonderi ukuntu nyine umuntu yakubitwaga akagati ndakura n'ijana rya mituyu gato ubu ngubu bwihamagaza nk'umuntu bite se umeze ute ko nkumbuye akaba yaba kigutama itike nimba ari igihumbi uhita ukuraho telefone ari agahumbi gusa kugira oya nyine kera bya bindi umuntu avuga ngo ni nk'ibikora umuntu agiye akora akagati se ubundi abikoreye iki nyine ukajya wiseka nawe ku giti cyawe twa dukorwa nyine tw'abadoresante cyane ntabwo biba byoroshye so hanyuma mbwira rero kugeza ubu ngubu muri iyi minsi iyo urebye sinema ushaka kujyamo cyangwa se wumva ushaka guha imbaraga ubona ari ikintu ari akazi kagutunga iyo ubyitegereje ego sinema yagutunga cyane mu gihe ariko uyikoze uyikunze nk'ikintu ukunda kandi nzi neza ko ikintu iyo ugikoze ugikunda nacyo kiragukunda so sinema uyikoze neza igukunda uyikunda nayo iragukunda ikakubyarira umusaruro sheri wabimiriye ndabona amuhamagaye ariko emiriye ntukarangare okay niyo mpamvu mwabonaga nyegereza kamera hanyuma wenda reka tubigarukeho ku buryo sinzi niba biri bukorohere kuba wanatuganiriza ku bundi buzima busanzwe bwite bwawe cyangwa ntabwo kuko nibyo nabwiraga abantu buriya iyo umuntu aganiriye private cyangwa se ubuzima bw'abayemo ibizazana ahura nabyo imbogamizi nyinshi ahura nazo za buri munsi hari igihe usanga ari abandi bantu byigishije kuko usanga ari abandi bantu muhora muri situation zimwe tubwire rero muri ino mihanda ku mugani ubuzima bumeze gute n'ibiki uhuriramo nabyo bidasanzwe cyangwa se ubona nk'umukobwa kandi navuga ko usa neza mwiza ugaragara ni ibiki uhuriramo nabyo ubona bigoye kuri umukobwa mwiza i Kigali bitwara ikihe kiguzi kugira ngo ubeho neza ikiguzi biterwa wenda niba ushaka kwambara neza ugasa neza ugomba gukora kandi cyane niba ushaka kwisiga amavuta meza abo ngabo nyine kuvuga beza nyine oya barakora pe ahubwo wenda ushobora kuba wenda gukubitana n'abadakora ariko barakora niba ushaka gusa neza uba ugomba kubikorera ushobora kuba ngirane gukubitana n'abadakora ako kantu uvanzemo niko kabi geraga ndi ijisho rya rubanda ubundi umunyamakuru umujournaliste biba bivuze ijisho rya rubanda abareba byinshi biri kuba muri societe muri rusange rero ibivugwa nibyo mbona muri rusange nuko mbona ko nyine abitwa ko ari abakobwa basa neza bakunda gusasira ubwiza bwabo kubaho neza nta batakoze ugasanga kuba wenda ufite wakoze makeup wambaye neza nk'uko nyine ari undi muntu wabigizemo uruhare gutyo ugasanga nibwo buzima abantu biberamo none se reka nkubaze hari Kate Bashabe si mwiza se sasa neza se none se ko nyine kwakora akora iki afite brand afite brand afite na shop hari y'imyenda ego mwese hano mu Rwanda imyenda uko ubizi umuntu ucuruza imyenda wumva yagira okay ntago mbifobeje kuko hari n'amabrand ari inzu zikomeye cyane tuzi nka za Motion n'iki bakora imyenda ariko wenda nk'umunyarwanda akazi ubikurikiranira hafi iyo ubonye nk'umuntu ucuruza imyenda mu buryo busanzwe cyane nk'uriya wenda ukunze kuba adahari ubona nyine ari ibintu byagize umuntu ku rwego ubona ariho yego as long as nyine nakubwiye ngo as long as ukunda gukora
ukaba wumva nimba wicaye uvuga ngo ngewe nzarya imitsi y'undi muntu, icyo gihe ahubwo nta nubwo agakwiye kuba ukiriho, kuko nimba utekereza ko uri kubaho kubera undi muntu, namara kugenda se bizagenda bite? Nawe ntabwo uzabaho of course. Rero ubwo icyo gihe ntabwo ari ukuvuga ko abakobwa bose bo mu Rwanda iyo umuntu agiye haza abandi ntabwo ugomba kubaho. Yego haza abandi, ariko uba ugomba kubaho nk'umuntu wibeshejeho, apana kubaho kugira ngo wumve ko watungwa n'undi muntu. Nawe wakitunga ku giti cyawe ugakora, aho kugira ngo none se ariko abakobwa mu Rwanda basigaye bakora cyane, ndetse ngewe nk'umukobwa wantereye makeup nta kindi kintu kimutunze, aho yanze kwicara mu rugo, yanze gutegereza ya mafaranga y'undi muntu, arashaka gukora akava hasi akagenda nawe akagera kuri standard irenze. Okay, ni byiza cyane kudishapa ku bagogwa b'i Kigali rwose uri gukora sana bakomereza. Okay, ni byiza cyane kubera ko buriya no gukora bituma abantu bakubaha, bituma nawe ubwawe wiyubaha, ugira n'icyizere, ugira confidence. Hanyuma ku muntu utakibona Urban Boyz, hari abana benshi bazaza bagasanga ngo itsinda rya Urban Boyz ngo ryaragiye kuko mwarakoranye kenshi. Urban Boyz bavuga gute gutandukana kwabo? Ko reka turi icyo tunasoreza, kuko gutandukana kwa Urban Boyz wabyakiriye ute? Ubona Urban Boyz bavuga gute nk'abantu mwakoranye? Gutandukana kwabo ni ikintu cyababaje abanyarwanda benshi cyane, uretse nanjye ku giti cyanjye, abakunze umuziki nyarwanda bose, kuko Urban Boyz yari itsinda rikomeye kandi ryari rishoboye cyane. Wenda kuba baradicidinze kugira ngo buri wese ajye mu buzima bwe, undi ajye mu buzima bwe, ntabwo twabibarenganyirizaho, ariko ni igihombo basize muri muzika nyarwanda, kuko Urban Boyz ni itsinda ryari rikomeye cyane, ryari itsinda ryiza cyane. Nzi neza ko ubu ngubu Urban Boyz yikomeza, ubu ngubu ryari kuba ari itsinda rirepresenta u Rwanda hariho hose. Muri bose ninde wabonaga, ni nimwe mufitanye umubano wihariye ubona ko nyine mwisanzuranaho kurusha abandi? Umubano wihariye, mwana inshuti cyane kurusha abandi? Oya, bose bari inshuti zanjye, nta muntu agiraga, ariko umuntu wari kuri cyane buriya ari Hambo cyane. Hambo ari umwana mwiza cyane. None yagiye muri Amerika sha, ariko ngasigaho muri Kenya. Hambo ndamushuje. Ikinyamakuru cyawe wamaye numembesha. Namiyaga nyankiramo. Twakoranye nk'inshuti da by data, twakoranye nk'inshuti, umwana mwiza, twakoranye iminsi. salamawowe.com agashinga yari yatangiye cyera, nabyuka nigaga muri kaminuza mu wa mbere, ariko yari Hambo nyine tu, yari Hambo. Bose muri Urban Boyz bari abana beza, yaba Nizo yaba Safi, ariko nyine Hambo, nyine iyo uri Hambo uri Hambo tu all the time. Ubwo nyine wavuze ngo yarakwambuye ariko azakwishyura. Ntabwo yanyambuye. Ese kandi wavuze ngo yarakoreshe ntiyakwishyura. Cyane ashobora no gukoresha muri kontra arimo kutakwishyura. Bose ushobora gusenya ari volontaire ntabwo yizi, ku buryo ushobora kugenda ugasinya contract ya volontaire. Gatinda mu volontaire nzajya nkorera ubushake ntabwo hemba. Cyakora nimba ariko bimeze byo ni sawa. Bibaho cyane. So Queen, aka kanya rero uri gutegura projet zawe, kuba wakina filime zawe, kuba wakwiteza imbere muri career wumva wahisemo, kuba nyine wajya utanga ubutumwa binyuze muri sinema. Rero wumva witeguye kubigeraho gute? Ko mbona bisaba ubushobozi bwinshi butandukanye, bisaba amafaranga, bisaba amakamera, bisaba amascript, ni byinshi.
utinyere umufatanyabikorwa uzabishobora wenyine cyangwa mu bantu badukurikira harimo umuntu wifuza kuba yagufasha gukora projet mugakorana nawe yatwandikira akatubwira bitekereza gute ku giti cyawe? nta support ihambaye yanjye ku giti cyanjye, ariko habonetse umufatanyabikorwa cyangwa se sponsor nta kibazo yaza tugakorana, nta kibazo. Kandi wenda n'abandi bantu bakeneye aba actrice mutwizere, muduhe iyo myanya natwe turebe ko twazamuka tukagera nk'aho bakuru bacu n'abasaza bacu bageze muri sinema. Ese ubona nk'umukobwa umaze kugafata muri sinema ari nkande we? Ubona wagezeyo kabisa? Agezeyo mu Rwanda. Allyakure. Umuntu ukora filime ya miliyari. Mwariye mizinga ni miliyari 2. Beke bifaranga we. Yagezeyo. Nyera nabibonaga hano. Ya nabibonaga. Ira filime ya inshyashya numva yaratwaye bari miliyari 2 mu manyarwanda. Urumva kasha ari ku rwego rwiza. Yego. Nahoze mbona ari na groupe noneho yabo bantu abonye bashyize hanze yitwa ngo ni Boss Baby ni biki? Kigali Boss Baby. Kigali Boss Baby. Wowe uri mbona abakobwa i Kigali byeze ibintu nk'ibyo by'ibigare ng'abantu ngo kuru y'abantu. We nta kuru ufite? Njyewe se nta kuru mfite. Nayo rwose. Uzaketinga kuru nyine y'aba hustlers. Bagomba bari gushakisha bagagafata kabisa. Ego. So nuko bimeze. Umuntu rero wakwifuza gukorana na Queen afite gahunda gukora kandi so rero Queen ni umwe mu ba actrice beza ibyo urebye ni ibikorwa nagiye mubonamo. Ntekereza ko umuntu wakwifuza gukorana nawe byaba ari byiza cyane kugira ngo adevelope impano ye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngiye kuba umuranga mwiza. Nukuri yabahisemo mu actrice wamugeza ku rwego rwiza nk'urwo ngurwo abari yakuru n'abandi babahavu kubera ko bara bose icyo bagiye babona no platform nziza mbere babatanze kwisobanukirwa, ariko icyo nzi cyo hari aba jeune bari kuzamuka muri no minsi babafite tala kandi nziza. So Queen turi kugana ku musozo. Ego. Kugana ku musozo. Icyo nasaba abanyarwanda bose muri rusange nuko buri mwari wese uko yabagaragaje impano yiwe agerageze ashyigikirwe kandi aterwe ingabo mu bitugu, kuko iki ni cyo gihe cyo kugira ngo natwe mutwizere, mutwemere ko hari ikintu dushobora kuba twahindura muri sosiyete nyarwanda ugereranyije n'imyaka ya kera. Ikindi kandi nakongeraho, ntibakumve ko umukobwa wagiye muri video yabaye indaya. Muri rusange ndagira ngo mbisaba ababyeyi, nk'uko umuntu ashobora kuba yagenda akajya nko mu itorero runaka akajya kubyina, bajye babyumva nk'uko n'abana b'abakobwa bajya mu mavideo ariko bimeze. Kuko ntabwo ababishidikanyaho, yego ntabwo twese twavukiye cyangwa se twaremewe kumva ibintu kimwe, ariko muri rusange ndagira ngo ikino kintu nkivuge kandi kigere kuri buri mubyeyi wese ufite umwana ufite impano yiwe runaka ashaka kugaragaza. Umubyeyi nashyigikira umwana we, yumve ko nta kibe agiyemo. Babyeyi bacu mutwizere kandi mutwizera tukagira aho tuva naho tuzabageza. Nzi neza ko ari cyo kintu cya mbere kizaba kibateye ishema. Ikindi nabwira abana b'abakobwa bagenzi banjye, dutinyuke kuko turashoboye. Tinyuka urashoboyesha. Sibyo. Wikiyumvira mu mutima wawe ngo uvuge ngo oya sindi mwiza, oya
twebwe twirememo icyizere twumve ko dushoboye kandi icyo tuzashaka cyose tugishizemo umwete tuzagishobora. Murakoze cyane. Okay. Yes, ngira ngo nuko bimeze abagiraga impungenge zitandukanye ku bajya mu mavideo kugira gute nuko gahunda zimeze. Kwino wakoze cyane kutuganiriza. Byari byiza ko tuganira tukamenya experience ya gahunda zose za video vixen n'iki ukuntu bimeze. Ni byinshi cyane tutwenda tutagarutseho ariko by'ingenzi twagiye tubireba. Wakoze cyane. Ego namwe mwakoze cyane kunyakira. Akacimire Miriyo dufashije ku majwi n'amashusho. Y'amashusho atameze neza mugomba kwandika comment mumugaya n'amajwi. Ariko cimira abantu badukurikiye byo by'umwihariko ntaho kugaba urimo comment zi negative ziratwubaka nazo n'iziri positive zikatwubaka. Nijado twishime uyobeye ikiganiro umukomeze mukande subscribe muri benshi kugira ngo tumenye tugwira mu muryango mugari wa Iris TV. Ciao ciao, Imana ikomeze ibarindaho muri hose mu nguni z'isi zitandukanye.